hari ukuntu telefone yawe iba ifite ububiko butoya cyangwa se RAM memory ntoya, bikagusaba guhora usiba ibintu kugira ngo ubone umwanya wo gushyiramo ibindi bishya kandi n'ibyo bya mbere ukibikeneye. Rero muri ino video nkuzaniye strategy cyangwa se uburyo bwo kubika ibintu byawe kuri email, ku buryo niba wabisiba muri telefoni ugasiga umwanya wo gushyiramo ibindi bishya, ibyo bya mbere uzaza ubisanga kuri email yawe biriho 100% bitekanye, ku buryo niyo washaka kubikoresha wakubikoresha ubikuye kuri email yawe. Rero nimba ari bwo ukigera kuri ino channel cyangwa se uri mushyashya hano ngaha, tuguhaye ikaze ndetse wiyandikisha ku muryango mugari wacu wa Optic VFX, ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video nyinshi tugenda tubagezaho ku bijyanye n'ikoranabuhanga buri munsi. Hanyuma njye mujye kubana nyita Optic, reka nze nkwereke uko ugiye kubikora intambwe ku yindi, akantu ku kandi kuri telefone yawe bitakugoye. Hanyuma fata telefone yawe tugendane intambwe ku yindi, akantu ku kandi. Hanyuma uze kuri Play Store, ujye muri search, usearchinge mino app bita Photos. Urabyandika gutya, hanyuma usearchinge uhita ujya kuri iyo ya kabiri imeze gutyo. Ni iyi ngiyi turi bukoreshe. Njye urabona ko nyifite ndakora update, wowe urayinstallinga muri telefone yawe, hanyuma tugendane nkwereke uburyo ushobora kubikora. Hanyuma urahita uyifungura. Ikintu cya mbere urakora nk'uko ku zindi app zose bigenda, urabanza ushyiramo email yawe ushaka kuzaza ukoreraho backup, uzajya ubikaho amafoto yawe n'amavideo yawe. Kuba urashyiramo email yawe, hanyuma numara kuyishyiramo birahita bimera gutya, amafoto yawe nyine n'amavideo birahita biza bimeze gutya. Hanyuma ikintu cya mbere urahita ukora, ujya tukanda kuri kara kantu ko hejuru ko mu nguni ka email yawe, hashobora kuba hari inyuguti cyangwa se foto, urahita ugakandaho. Ukimara kugakandaho bahita bakugeza aha ngaha, ngewe uhita uza kuri backup. Urabona ngewe maje gukoresha gigabyte 3 muri gigabyte 15 mbikaho amafoto yanjye n'amavideo yanjye. Rero icya mbere umenya ni iki, kuri email uba ufiteho giga 15 z'ububiko. Gigabyte urumva ni nyinshi nyine z'ububiko. Kubika ibintu byawe kuri email, kugira ngo email yuzure byasaba ko zira gigabyte 15 zakuzura. Hanyuma urongera usubire inyuma ukanda kuri gafoto kawe, utuza kuri backup, urafungura kara kantu k'ubururu, wowe urasanga gafundura, urahita ukagira ubururu kabe enabled. Dore hano backup account urabona kari email bari bazaja bakoraho backup nyine y'amafoto yawe n'amavideo. Hano kariti uragumisha ari original gusa kugira ngo amafoto n'amavideo yawe akoreye backup agumye ari meza cyane kandi afite karite yayo nk'uko byari bimeze. Hanyuma urahita ukanda kuri kariya kantu ka setting, uzamureho gatoya, uzamura hano ngaha backup quality n'ibya indi nyine urashyira kuri original quality. Urakanda uhita ushyira kuri ako kambere ariho original quality nyine, kugira ngo amafoto n'amavideo yawe bigume bifite karite nkayo byari bifite mbere nyine. Urahita usubira inyuma, bituze aho kuri mobile data usage, hano hitamo internet uzaza ukoresha ukora backup. Wowe nimba ukoresha backup ukoresheje mega, uraza hano ngaho uhitemo mega uzaje ukoresha. Njye urabona ko nashyize kuri 50, ariko umuntu ufite ugira mega nyinshi ashobora gukoresha aho ku 100 cyangwa ugashyira kuri unlimited, biterwa n'izo ufite nyine. Ariko kuri unlimited ubwo ikintu cyose kizakiza kuri telefone yawe kizahita kikorera backup mega izo arizo zose nyine cyasaba. Ariko ibyiza no guhitamo mega wakoresha, kuko buri munsi zira mega nyine zivaho 50 zigiye gukora backup. Hanyuma urongera usubira inyuma urebe umuntu nyine ukoresha wifi, we nawe byakunda aragenda ahitemo gukoresha wifi hariya. Nizere ko ubumenye uburyo ushobora kubika amafoto yawe n'amavideo yawe kuri email
ku buryo niyo wabisiba muri telefoni uzajya uza hano kuri ino app ya foto ukabireba byose nta kibazo na kimwe bifite, bigihari neza 100%. Rero nkubwira nimba wagize ikibazo cyangwa ufite igitekerezo manuka muri comment ugishyiremo, ndetse unatubwira icyo twaza gukoreraho muri video ikurikira. Rero kanibwirira abantu bakunda documentary cyangwa se bya biganiro bivuga ku mateka ko dufite indi channel yacu bita Optic Documentary kugezaho ibyo biganiro kandi byiza bicukumbuye. Rero nimba ushaka kuyigeraho, link iri muri comment, genda uyikandeho hanyuma uhita wigira kuri iyo channel yacu ya Optic Documentary. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita Optic, duhure muri video ikurikira. Hasta luego.